Hari ikintu wakora uyu munsi ubuzima bwawe bugahita buhinduka. Ntukeneye umwaka, ukeneye uyu munsi. Ubu aka kanya nshobora kukubwira ikintu kimwe, ubuzima bwawe bugahita buhinduka, nta mafaranga umpaye, nta n'ikindi kintu umpaye, usibye kuntega amatwi gusa. Ejo ubuzima bwawe bugatangira guhinduka wumva. Ukuri gukomeye ni uku nguku. Ukuri, ubuzima bwawe ntibuzahinduka kubera amahirwe. Buzahinduka kubera ibyemezo ufata buri munsi. Igikorwa cya mbere ukwiye guteramo intambwe ugakora, tangira kare. Abantu batsinda batangira kare, ntibategereza motivation, batangira niyo baba batabyumva neza ariko bagatangira. Igikorwa cya kabiri ukwiye guteramo intambwe, reka excuse ngo nta time mfite, ngo nta bushobozi mfite. Ibyo byose ni excuse. Wowe tangira n'utwo ufite. Igikorwa cya gatatu ukwiye gukora, gira discipline. Reba abantu bose batsinze, ntibatsindaga kubera imbaraga gusa bari bafite, batsindaga kubera discipline yabo bakomezaga buri munsi. Hitamo ikintu kimwe ugitangira uyu munsi, andika muri komenti uti ngiye gutangira aka kanya nkimara kumva ibi bintu bitatu. Kanda subscribe kugira ngo udacikwa n'ikindi kiganiro aka kanya kigiye kwita gicaho. Ni ibintu bitatu uyu munsi ugiye gutangira gukora. Ikintu cya mbere ukwiye gutangira gukora, tangira kare, reka excuse, gira discipline, ubundi ubuzima bwawe buhite buhinduka. Ciao ciao.